korali baraka bagize neza kuturirimbira. Hari ibijya biceceka, burya iyo turirimba, iyo duhimbaza Imana, hari ibijya biceceka, imyuka mibi ijya igenda, nk'uko umuririmbyi yaririmbaga akaririmbira umwami, noneho abadayimoni imyuka mibi ikamuvaho. Natwe rero hari ibijya biceceka iyo duhimbaza Imana. Reka rero twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, hanyuma dusengera imitima yacu igiye kwakira ijambo ry'Imana, kugira ngo ibe imitima yumva icyo umwuka atugezaho. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri Imana nziza, turagushima kubw'urukundo rwawe rutagira akagero rwabanye natwe, kandi warigaragaje iki cyumweru cyose, iminsi yose. Tukaba turi ku munsi wa gatanu w'icyumweru, wabanye natwe, twabonye ukuboko kwawe kwiza. None tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Hari icyo waduteguriye, turasengera imitima yacu kugira ngo yakirire ijambo, ibe imbibe nziza yo kwakira ibyawe, kandi si no kubyakira gusa, no kubishyira mu bikorwa, kuko ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe riradutunga, ni ibiryo, ni impamba. Ni nayo mpamvu dusengeye imitima kugira ngo iyakirane ubugwaneza. Dusengeye umukozi wawe rero nawe kugira ngo ahagarare mu butware bwawe, umwuka wawe wera akomeze amukoreshe. Ngwino ubane n'imitima yacu yose, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Imana ishimwe cyane. Pasiteri wacu arakoze. Hanyuma amazina ni Jean Paul Nzaramba, hanyuma ndi mukozi w'Imana nkorera hano. Tuje twari turi kumwe, tugiye gukomeza n'ubundi inyigisho yacu. Hanyuma turi mu cyumweru cya kane, turimo turavuga ku ijambo rivuga kuramya nyakuri ndetse no gushima nyakuri. Niho twari tugeze. Hanyuma ejo twavuze ijambo ryitwa kuramya nyakuri, niho twavuze. Ariko uyu munsi tugiye kuvuga ijambo ryitwa gushima, noneho gushima nyako, cyangwa se gushima Imana ishaka ko tuyishima. Imana ibaha umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Byose biraza kuba ibyenda kuba bisa, ariko biraza kuba bitandukanyemo nanone gato, kubera ko nanone gushima nyakuri biruta nanone kuririmba. Biruta kuririmba, biruta kuba mu rusengero tukavuga n'ubundi bya bindi Imana yakoze, kwa kundi tubivuga ngo yakoze ibi, yakoze ibi, yakoze ubukwe, arandinze, hanyuma yampaye n'ibi. Biraza kusa nk'abo biruta ibyo. Gushima nyakuri biruta ibyo. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibafashe. Ejo ndatekereza ko twafashe umwanya wo kubisengera no gutekereza ko wumvise ijambo ryo kuramya Imana nyakuri. Ahantu uri rero mu buzima bwawe bwa buri munsi, wumvise ko icyo ukoze cyose urimo kuramya. Hanyuma niba urimo kwakira abakiriya, ujye wirinda kubabwirana umushiha, kuko iyo babwiranye umushiha hari umuntu umuhaye icyubahiro burya, hari umuntu ubukoreye. Hanyuma iyo ubakira neza, ubaha keya cyangwa se ubabwira neza, nanone hari umuntu urimo kuramya. Nanone mujye mubikora neza. Iyo uri umugabo mu rugo, uri umugore mu rugo, uri umwana mu rugo, bya bindi byose ukora hari umuntu urimo gukorera. Ni byiza rero kuzajya mubikora mubizirikana, kuko igihe cyose duhora turi imbere y'Imana. Abantu benshi bakunda gutekereza ko tuba imbere y'Imana turi mu rusengero. Uzumva abantu bakunda gukoresha imvugo ngo tumaze iminsi 3 turi imbere y'Imana, tuvuye imbere y'Imana. Twari turi mu masengesho y'iminsi ingahe turi imbere y'Imana, tuvuye ku musozi imbere y'Imana. Umuntu akabivugira Nyabugogo ahuye n'umuntu ari kumubwira ngo avuye Gitarama, cyangwa se avuye mu Majyepfo, cyangwa se mvuye Kizabonwa. Twari turi imbere y'Imana Kizabonwa, ukaba ubivugiye Nyabugogo, mukaba muhuye n'umuntu muramutsa, hanyuma mvuye imbere y'Imana. Uwo nguwo uramukije Nyabugogo, aho muhuriye Nyabugogo naho ni imbere y'Imana. Ntabwo ku musozi ariho imbere y'Imana honyine, naho Nyabugogo ni imbere y'Imana. Aho kwiseta ni imbere y'Imana, muri dushe uba uri imbere y'Imana, mu isoko uba uri imbere y'Imana, muri class uba uri imbere y'Imana. Duhora rero imbere y'Imana. Ni imvugo rero ivuga ngo imbere y'Imana nshobora kwibombarika kubera ko ndi imbere y'Imana, ariko naba ndi muri class nkakora amanyanga. Ntabwo ari byo.
naho muri classe ni imbere y'Imana. Ahantu hose rero mujye mubizirikana ko turi imbere y'Imana. N'ubu ngubu ahantu turi muri studio turimo turabagezaho ubutumwa bwiza, turi imbere y'Imana. Nidusohoka mu kanya turaba turi imbere y'Imana n'ubundi. Hanyuma iyo ufashe imodoka uteze taxi uri imbere y'Imana. Uzi impamvu? Nuko Imana ibera hose icyarimwe. Abari mu Rwanda turi imbere y'Imana, namwe abari mu mahanga muri imbere y'Imana. Numva uri ahantu umaze iminsi utari mu rusengero, nk'ubu ngubu abantu benshi bamaze iminsi badaterana, ntabwo Imana yo yagiye. Duhora mu materaniro, ubishatse wayabamo. Duhora imbere y'Imana. Ntabwo Imana yatubujije guterana, gusa cyatubayeho nuko tutagiye mu nsengero, ariko no mu ngo zacu twaterana. Ahantu uri wakora amateraniro, uhora rero imbere y'Imana. Ujye wifata rero nk'umuntu uhora imbere y'Imana. Igikorwa cyose ukoze ujye ugikora nk'umuntu uri imbere y'Imana. Imana igufashe. Nta na rimwe tuva imbere y'Imana. Iyo dusinziriye tuba turi imbere y'Imana, iyo turimo turafungura dufata amafunguro tuba turi imbere y'Imana, iyo dufashe moto tuba turi imbere y'Imana. Burya ntabwo tuba turi imbere y'abantu gusa, oya, n'Imana ibihari ibikureba. Ugombye rero kuba umuramyi uramya Imana yaremye ijuru n'isi. Imana data wa twese, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ihora ihari, kandi kubaho kwayo ihora ihari igihe cyose. Ntisinzira, ntiryama, ntibura, ihora ari present, ihora iri present ihanu hose uri. Burya ibihari kubera ko ibera hose icya rimwe. Ndakwinginga rero kugira ngo ibi ubifate bikubera ubuzima bwa buri munsi. Utazaza uvuga ngo ngiye gutanga service, ngiye gutanga amafaranga, ngiye kuyakira, utekereze kuri kumwe n'abantu gusa. Yo ibihibereye. Jya ubwira abantu neza, jya wakira abantu neza, ibihibereye. Iragukota rero uburyo ubikora. Iyo ubikoze nabi ubuhaye service Satani, ariko iyo ubikoze neza ubuhaye service Imana. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Zaburi 150. Ibyo ngibyo ndatekereza ko byumvikanye cyane. Kuramya nyakuri nuko bizirikana, ukajya uhora ubikora neza igihe cyose. Yesu nabafashe, kandi ndi gutekereza ko ubu butumwa bwiza muri iki cyumweru, kuramya Imana nyakuri no kwishima nyakuri, birimo kumvikana. Uhereye ku wa mbere umukozi w'Imana twigisha, n'ejo ku wa kane, n'uyu munsi ndetse Imana irakomeza kubana natwe. Dusome Zaburi 150. Ni Zaburi ya Dawidi, niyo Zaburi ya nyuma muri iki gitabo cya Zaburi. Ni Zaburi ya 150 umurongo wa 2. Haravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye, gukomera kwayo kwinshi Imana ishimwe cyane. Twongereho Zaburi ya 50, Zaburi ya 50 umurongo wa 23. Zaburi ya 50 umurongo wa 23. Haravuga ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Nari ngambire kubabwira ngo untambira ishimwe wese aba anyubahiriza. Niko nanone iyi ni Zaburi nanone kandi ya bene Asafu. Ni korari yabaga mu rusengero rwubatswe na Salomo. Yari korari ikomeye cyane. Iyi ni Zaburi baririmbye, baravuga ngo untambira ishimwe aba anyubahirije. Dusoreze mu Batesalonike, n'urwa mbere rw'Abatesalonike, ibice 5 umurongo wa 18. Urwa mbere rw'Abatesalonike ni Paulo warubandikiye, avuga ku bice 5 umurongo wa 18. Hanyuma indi mirongo turagenda tuyivuga uko Imana igenda idushoboza. Abatesalonike urwa mbere haravuga ngo mu bibaho byose mujye mushima, nicyo Uwiteka bashakaho muri Kristo Yesu. Niko havuga. Hanyuma Imana ibagirire neza. Hanyuma ndashaka kubabwira ko gushima ni itegeko. Gushima ni itegeko. Gushima, guhora ufite umutima ushima ni itegeko, biri mu mategeko y'Imana, kuko Bibiliya yavuze ngo untambira ishimwe aba anyubahirije. Ni ukuvuga ngo ubukozi by'Imana ishaka. Guhorana rero umutima ushima ni ubushake bw'Imana, ni ubushake bw'Imana. Guhora wiganyira sibyo. Guhora uvuga ngo ntacyo mfite, ntacyo ndageraho, ntabwo ari byo. Ibyo ngibyo ni abantu batashobora kuba bazirikana yuko hari icyo Imana yakoze. Guhorana umutima ushima n'iby'Imana dushakaho muri Kristo Yesu, kuko unambira ishimwe abanyubahirije, niko Bibiliya ibivuze. Hanyuma kuko umuntu wese uri mu isi
nuko nguko yagombye umuntu wese waremwe uri mu isi, uri mu Rwanda, uri mu mahanga, umuntu wese waremwe yagombye guhorana uyu mutima ushima. Hari abantu batazi ko Imana ibaho rwose, barahari, ariko nabo hanyuma bazabimenya kwiriho, bazabimenya, ibihe bizabibabwira, ibihe bizababwira ko Imana iriho rwose. Hari abantu bigometse ku Mana batazi ko Imana iriho, bazi ko umuntu akomoka ku nyamaswa, niko babizi, kubera ko niko siyanse ibibabwira, ariko iminsi izabibabwira. Niko bigenda iteka ryose. Ntabwo abantu bose bumvira ibintu icyarimwe, ariko iminsi cyangwa ibihe bizababwira ko Imana iriho. Ariko abantu babizirikana nubwo baba badacishijwe. Umuntu wese yagombye kuzirikana yuko Imana iriho kandi agahora ayishimira. Hanyuma rero ikintu gikomeye kuwakijijwe we rero nakarusho, kuwakijijwe we nakarusho guhora afite umutima ushima, kubera ko abantu bakijijwe Imana yabakoreye ibintu bikomeye kandi bitangaje. Imana nibafashe, Imana nibagirire. Ahantu uri niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, warakijijwe, wagombye guhorana umutima ushima. Uwo mutima wonyine Imana irawukeneye, umutima urira, umutima uganya, umutima wivovota. Uwo mutima si umuntu wakijijwe rwose, ahubwo umuntu wakijijwe yagombye guhorana umutima ushima. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Imana twari twire kwishima gute? Wari ukwiriye kwishima gute? Umuntu wakijijwe, umuntu waremwe, Imana yakwiriye kwishima gute? Ikintu cyambere wagombye guhora uzirikana iby'imbaraga Imana yakoze. Niko muri Zaburi 150 ngo muyishimire iby'imbaraga yagize gute? Yakoze. Ibintu nureba ubuzima bwose waciyemo, hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Kubera iki? Imana ifite imbaraga, ariko hari ibintu dukorera igashiramo imbaraga zayo nyinshi kugira ngo bitubeho. Hari ibintu rero kugira ngo ube uriwe uyu munsi, uri muri korari, uri mu murimo w'Imana, ahantu uri mu Rwanda, uri mu mahanga, hari imbaraga Imana yashoye kugira ngo ube wowe uyu munsi. Hari ibintu Imana yakoze. Kwishimira rero nyakuri ni uguhorana uwo mutima uzirikana iby'Imana yakoze. Imana nigufashe, Imana nikugirire neza. Kandi umutima wawe nubwo waba utavuze, nubwo waba utabumbuye umunwa, nubwo waba utahagaze mu rusengero, nubwo waba utabibwiye abantu, ariko mu kubaho kwawe kose no mu mutima wawe ugahora uzirikana, urekonesa, umutima wawe ufite ishimwe, uvuga ngo hano hagaragaye imbaraga z'Imana, kugira ngo mbe njyewe hano hagaragaye imbaraga z'Imana. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Bazirikane kuri iki kintu, guhabwa agakiza. Iki kintu guhabwa agakiza si bose, ntabwo ari bose bakijijwe, wagombye kubizirikana. Hanyuma uzirikane ibintu Imana yakoze kugira ngo ubone agakiza. Uzirikane ibintu Imana yatanze, uzirikane imbaraga Imana yatanze, Imana yakoresheje kugira ngo ubone agakiza. Ninde bari kugushobora? Ninde bari kukugirira neza? Ninde bari kukuruhura? Ninde bari kugukuraho imitwaro y'ibyaha? Ntawe. Hari abantu bakubitwa, hari abandi bantu bafungwa, ariko iteka ryose bakarindira ko bazatabarwa bikanga. Ariko Imana ishora imbaraga nyinshi kugira ngo ukire mu mutima. Ni ukubera ko Imana ariyo yabikoze. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma iyo ndimo ndavuga aya magambo, gutanga imbaraga zitanga agakiza, Imana yashoye imbaraga zitanga agakiza. Uzasoma Yohana ubutumwa bwiza 3:16 havuga iki? Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Hanyuma uzasoma indi mirongo myinshi yo muri Matayo n'ahantu henshi haba muri Bibiliya, uzasanga nta muntu numwe wagukiza icyaha wari ufite. Ushobora kuba warungaga urumogi rwinshi, ushobora kuba warasambanaga cyane, ushobora kuba waruhijwe n'ibyaha. Umuntu wakijijwe rero igihe cyose uri mu rusengero cyangwa utari mu rusengero, wagombye guhorana uyu mutima ushimira Imana iby'imbaraga yagukoreye. Nico gikomeye Imana yakoze. Kubera ko urumva niba rwose warurushye mu mutima, ukaba wari ufite inzika, uri umugome mu mutima, ibyo byonyine byatumaga udasinzira, ukaba rwose uri umusinzi wo ku rwego rwo hejuru. Nta wundi rero umuntu wari kukuruhura, nta wundi muntu wari kugukorera. Ibyo rero ni Imana yashoye imbaraga, yatanze umwana, yatanze icyo ikunda kugira ngo aze akuruhure. Icyo guhorana umutima rero ushima, uko niko kwishimira nyakuri. Nubwo utabivuga cyangwa se nubwo wanabivuga, ariko umutima igihe cyose ugahora utera, ariko utekereza icyo Imana
yagukoreye ukabirekonesa ukabiha agaciro, ndagira ngo ubwire ko nta mbaraga zindi zagukiza icyaha, ntazo. Gukira icyaha ntiwabijyana ahantu hakomeye cyangwa wahoroheje ngo ukire. Nta mu specialiste wakiza icyaha ubaho, ntawe. Nta muganga ukiza icyaha, nta siro, nta binini bishobora gukiza icyaha, ariko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo aze kugukiza icyaha. Icyo ni ikintu rero umuntu w'Imana igihe cyose, iyo uzi ngo nabagaha ariko Imana ikahankura, ibyo byonyine guhora ubitekereza, guhora ubizirikana, ugatekereza ko ari Imana yabikoze, nta wundi wari kubigukorera, ntawe. Bagufunga ariko muri gereza ntabwo hagukiza icyaha. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo bashobora gushyiraho amategeko, polisi ikaguhagurukira, polisi ikagufata ikakujyana ikagufunga, ariko wava muri gereza n'ubundi ukiri wa wundi, keretse uhuye n'izi mbaraga z'Imana. Ariko wowe wahuye nazo, gira umutima ushima, kubera ko aho Imana yagukuye nta wundi bari kuhagukura. Imana ikumugisha kandi Imana ikwiteho, ikurengere. Kuzirikana iby'imbaraga, ngo muyishimire iby'imbaraga Imana yagize gute, yakoze. Ibyo ni ibintu by'imbaraga, ibyo ni ibintu siyansi itakora. Warize, wize amasiyanse, wize n'ibintu byinshi, ariko ibyo bintu byose wize ntabwo byari kugukiza icyaha. Ariko mu maraso ya Yesu no mu mbaraga za Yesu wakize icyaha, nta wundi wabikora. Ibintu wize, imibare myinshi wize ntiyagukiza icyaha. Ntabwo fizike nyinshi wize na shimi nyinshi wize ntabwo byagukiza. Inkoni nyinshi mama na papa bagukubise, inkoni nyinshi wakubiswe kubera amakosa, impuguro nyinshi wahawe, inama nyinshi wahawe, ntabwo byari kugukiza, ariko Yesu niwe waje kugukiza. Hanyuma Dawidi aravuga ngo muyishimire iby'imbaraga bikomeye Imana yagize gute, yakoze. Abantu turi kumwe mwakijijwe dushobora gufatanya n'ishimwe, umutima wawe ukajya utekereza ko iyo mba nkiri hahandi mba meze gute. Ubu hari abantu mwakuranye bashaje, basaziye mu byaha, iyo bakurebye babona wowe uri umusirimu, bakabona Imana yarakugiriye neza, bakabona uri umuntu udasanzwe, bahora bifuza kumera nkawe. Ariko nabo iyo bakubonye bifuza kumera nkawe, kandi nawe iyo ubabonye ndavuga ngo Mana ndagushimira hariya ahantu wagize gute, wankuye. Ntabwo ari ibintu bisanzwe rero, kubona agakiza ntabwo ari ikintu gisanzwe, bene data. Ngewe ndimo ndabyumva cyane, kubona agakiza si ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye. Nuko abantu babipfobeje, abantu bakabizanamo za business, abantu bakabizanamo ibindi bintu, ariko agakiza ni ibintu by'imbaraga Imana yagize gute, yagukoreye. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bikomeye. Kuruhuka mu mutima ni ibintu bitangaje, ni ibintu bikomeye. Ntabwo ari umuntu uruhura umutima, nta muntu uruhura umutima, nta muntu umara agahinda, nta binini wanywa ngo bikumara agahinda, ntabyo. Nta muti wa siro wanywa ngo kumara agahinda, ntawo. Nta mafaranga menshi yakumara agahinda, nta gitanda cyiza waryamaho ngo bikumara agahinda, ntabwo byaguha amahoro. Ariko iby'imbaraga Imana yakoze nuko wakiriye agakiza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Gushima nyakuri rero, uri mu modoka yawe wagombye guhora ibi bintu bizirikana, uri mu nzu yawe ibi bintu wagombye guhora ubizirikana, uri mu kazi kawe wagombye ibi bintu guhora ubizirikana, yuko umutima wawe ubohotse, yuko wahawe ubwigenge, utakiri imbata y'icyaha. Imana ikugirire neza mwene data, kandi Imana igufashe mushiki wanjye guhorana uyu mutima, utekereza iby'imbaraga Imana yakoze, utekereze no ku bindi Imana yakoze, hanyuma unayishimira. Tekereza umurimo yaguhaye, urebe uri mu nzu y'Imana, uri umuririmbyi. Ntabwo bose ari abaririmbyi. Guhora reba kuba Imana yarakugiriye icyizere, ugahagarara imbere yayo, ugahagarara ku ruhimbi rwera ukaririmba. Reba ahantu ukomoka, reba ahantu uvuka, reba umuryango uvukamo. Uvuka mu muryango w'abasinzi, hari n'abavuka mu miryango y'abaroza, abaterekera n'ababandwa n'abaraguza n'abapfumu. Reba kuba waravukiye muri uriya muryango umeze kuri, ariko Imana ikakwemerera guhagarara imbere yayo ukaririmba, ni ikintu gikomeye. Paulo yarabivuze muri Timoteyo 1:12, aravuga ngo ndashimira umwami wanjye yuko yabonye ndi wo kwizerwa, akangabira iki? Akangabira umurimo. Reba kuba Imana yarakwemereye n'ahantu uvuka n'ahantu uturuka. Reba ubwo buntu Imana yakugiriye, ikakwemerera guhagarara imbere y'iteraniro, ikakwemerera guhagarara imbere ku ruhimbi rwayo rwera, wowe ukaririmba n'ahantu ukomoka. Ni icyizere Imana yakugiriye. Ibyo rero iyo ubizirikanye ukabyibuka, ibyo ni ikintu gitangaje.
Pawulo avuze ngo ndamushimira, nari umutukanyi, ndi umubeshi, ndi umunyabyaha, ariko Imana ingirira icyizere ingabira umurimo. Kuba Imana yarakugabira umurimo mwene data mushiki wanjye, ntabwo ari bose bahagarara ku ruhimbi, ntabwo ari bose bagize amahirwe yo guhagarara imbere y'Imana ngo bayikorere, ariko wowe kuba Imana yarakugiriye icyizere bishire mu mutima, bishire mu mutima, ujye uhora uyishimira. Yesu akugirire neza, Yesu abane nawe. Njyewe nkunda kubwira abantu nkababwira ngo iyo umuntu ambwiye ngo mwarimu, byonyine mwarimu, umuvugabutumwa, numva ari igitangaza. Njyewe mpita nibuka aho mvuka, ahantu mvuka ntabwo ibi bintu twari tubifite. Oya, ntabwo iwacu izi impano bazifite. Kuvuga gutya si iby'iwacu, si ibya data, si ibya mama, ntabwo nabivukanye, nabihawe ndi mukuru. Ariko rero kuba naragabiwe umurimo nkahagarara imbere yawe kavuga ijambo ry'Imana, numva ari igitangaza. Gushima rero ni ibintu byagombye kuba muri twebwe, guhora byonyine wumva ko Imana yagutekerejeho, mu nama yabaye mu ijuru Imana ikakwigaho, ni igitangaza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ibi si ibintu rero, si ubuntu wakwitwara uko ushatse, uhorana ishimwe kandi uhorana ishimwe mu mutima wawe rwose. Ndakwifuriza guharanira ishimwe, wowe uri kure, uri hafi. Ikintu Imana yakoze kirakomeye mu buzima bwawe. Imana ikugirire neza, Imana igufasha. N'ahandi Imana yagukuye uyu munsi, ahantu Imana yagukuye uyu munsi, uri umugabo, uri umubyeyi, urabyaye, uyu munsi uri mu kazi, wibuka ahantu Imana yagukuye, ahantu wari uri mu buzima busanzwe wari urimo, ibintu Imana yagukoreye uyu munsi. Kuva uri umwana ukiga, uyu munsi ukaba wicaye muri biro, ukaba wicaye kuri iyo seta, ibyo byose kubizirikana ni byiza. Itware, ifate nk'umuntu uzirikana iby'Imana yakoze. Icyo nicyo bita gushima nyakuri, kutabyibagirwa, ahubwo kubiha agaciro. Uko niko gushima nyakuri. Nubwo utavuga, nubwo utagira icyo ukora abantu ngo bakibone, ariko umutima wawe ntukibagirwe iby'Imana yakoze. Imana yabifatiye umwanya, ibitekerezaho, hanyuma irabigukorera, ikugira uriwe uyu munsi. Si bose bari kuri iyo seta bacuruza ngo byemere, hari abantu babyifuza ariko babibuze. Ariko wowe kuba Imana ikubashisha, ikaguha umugisha, ugacuruza bikemera, ugakora muri biro bikemera, ugakora muri banke bikemera, ahantu ugenda ukurira indege bikemera. Si ibya bose, hari abo byanga, ariko wowe kuba Imana yaraguhawe uwo mugisha bikemera, ujye ubyibuka. Imana igufasha. Dawidi yarabivuze muri Zaburi 143 murongo wa 5 no 6, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Hano yari umwami, ariko yibuka uburyo ngo yabaga he, ngo yabaga iyo mu ntama aragiye, ngo ariko ngo yibutse iyo minsi ya kera, ngo yibuka ngo imirimo y'intoke z'Uwiteka. Imana yamukuye mu ishyamba, iyo nawe wasaga n'uri mu ishyamba, wasaga n'ugowe ubabaye, ariko Imana ikuvana muri bwa buzima bubi, ikuvana iyo aho wabaye utorongereye, utakaye, nta byiringiro ufite, ariko Imana ikakuzana. Guhora ubizirikana, guhora ubyibuka, ibyo nibyo Imana ibishakira. Imana yigeze ibwira Abisirayeli, irababwira ngo nimurya mugahaga ntimuzibagirwe. Mwami Yesu ashimwe. Nimurya mugahaga ntimuzibagirwe ibyo nagize gute nabakoreye. Iyo wibagiwe nta gushima uba ufite, ariko iyo uhora ubyibuka, nicyo nshatse kubabwira, iyo uhora ubyibuka, ukibuka iby'Imana yakoze, ukibuka ko umwanya urimo Imana ntabwo binanire kuba hari mundi. Oya, nibyo Dawidi yavuze. Aravuga ngo no, ni ibintu bikomeye. Imana kuvana Sawuli ku ngoma akaba ari nge bishiraho, uwo mwanya urimo ntabwo Imana yabura abandi bushiramo, ntabwo Imana yabibura. Oya, ariko sibo Imana yashatse, ahubwo ni wowe. Icyo kibazo urimo ucururizamo suko abandi kitababera. Oya rwose, iyo nzu ukoreramo nako kazi ukora suko abandi batagakora. Oya, ahubwo ni wowe Imana yashatse. Kubera iki? Aho hantu uri suko hari abandi batahaba, bahaba bikanababera, ariko Imana yashatse wowe. Gushima nyakuri ni uguhora ubyibuka ko ari Imana yabikoze. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire. Iryo zina ufite witwa pasiteri,
ugira ngo abandi kuba pasiteri byabananira, Imana ibashoboje kuba muvuga butumwa no kuba umuririmbyi no kuba chef aho hantu uri, ugira ngo abandi ntibyababera, ugira ngo watanze iki se wowe ma oya ntacyo n'ubuntu. Ariko gushima nyakuri ni uguhora uzirikana wibuka utibagiwe iki Uwiteka yagize gute yakoze. Nicyo ngicyo ndimo nakubwira, ibuka agakiza wahawe, akibuka umurimo wagabiwe w'Imana, ibuka muri bwa buzima. Rega ntabwo wavutse uri chef, ntabwo wavutse uri evangeliste, ntabwo wavutse uri runaka, ntabwo wavutse uri uwo uriwe uyu munsi, ahubwo ni Imana yabikoze. Kubiha agaciro, guhora ubyibuka, niko gushimira Imana nyakuri. Uvuga ngo Mana ndagushimiye ko wangize uwo ndiwe. Rega aho hantu wicaye, uza ahantu wicaye, reba ahantu wicaye, urimo abantu barimo baragushaka ngo bahe service. Reba uburyo abantu bagukomangira bagushakisha, reba naho wahoze nawe ukomanga, reba ahantu wahoze inzara yarakwishe, reba ahantu wahoze udepoza wararushye. Reba rero, reba uyu munsi nawe service utanga. Icyo nshatse kubabwira ni iki? Gushima nyakuri ni uguhora uzirikana iby'Imana yagukoreye. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ikindi kintu nakubwira cya kane ni uguhora uzirikana ubuzima bwawe bwa buri munsi, uburinzi bw'Imana n'umutekano Imana ikugezaho buri munsi. Ibyo nabyo ntukabyibagirwe. Imana ibagirire neza, Imana nibafashe. Usanga abantu batekereza ko iyo baramutse ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe. Kuba utapfuye ntabwo ari ibisanzwe, ahubwo ni Imana yabishatse. Kuba utakoze impanuka ntabwo ari ibintu bisanzwe. Reka gufata ubuzima nk'ibintu bisanzwe. Kuba watembereye bikemera, kuba wasohotse iwawe bikemera, kuba wakije imodoka bikemera, we kwifata nk'ibintu bisanzwe. Kuba wateye intambwe ukava mu rugo ukagera aho uri, ntuwifate nk'ibintu bisanzwe. Kuba ukigenda nta kibazo, reka kubifata nk'ibintu bisanzwe. Hari imbaraga z'Imana, hari uburinzi bw'Imana, hari imbaraga Imana iba yashoye amasaha 24 kuri 24, ishora imbaraga zayo kugira ngo ubeho. Imana iguha umugisha mwene data, Imana ikugirire neza. Mutekereza muti iyo umuntu aje mu rusengero akatubwira ngo ndashimira Imana ko imoto yari ingonze, ndashimira Imana ko imodoka yangonze, ariko nkaba ndi muzima, nagiye mu bitaro mvayo ndi muzima. Wavuze gutyo, hanyuma n'uw'imoto itagonze wagombye kuba afite ishimwe n'indi. Ndashimira Imana ko narwaye malaria ngakira, nkagera mu bitaro nkango za kwariteme ngakira, hanyuma nutagiye mu bitaro atarwaye. Hanyuma mutekereza ufite ishimwe yagombye kuba rinde. Ndashimira Imana yuko narimuye n'ikibazo abajura baradutera, ariko ndashimira Imana ko batatwishe, none ari uwo nguwo n'uwo abajura batateye. Uwagombye gushima ninde? Wagombye kuba afite ishimwe riremereye ninde? Mutekereza ko ari nde? Gushima nyakuri ni uguhora uzirikana, nubwo nta kintu kitakubayeho, nubwo nta kintu giteye ubwoba cyakubayeho, ariko uwo mutekano n'ubwo burinzi wagombye guhora uzirikana kuriho kubera Imana. Kuba utagiye kwa muganga no kubera Imana, kuba moto itakugonze no kubera Imana. Ushobora kumara ukwezi kose usirikira mu mujyi hano n'ahantu uri mu bihugu, naho turi mu bihugu dukore ibintu byacu byose bikemera. Ntimukajye muryama ngo musinzire, ngo mwe kubizirikana. Mujye muzirikana ko ibyo byose ari ukuboko kwiza kw'Imana kubana natwe. Imana bene data nibafashe mu izina rya Yesu. Gushima nyakuri ni uguhora wibuka iby'Imana igukorera umunsi ku munsi, kubiha agaciro, ukavuga ngo nariye no kubera Imana. Reka kubifata nk'ibisanzwe mwene data, no reka kwifata nk'ibintu bisanzwe. Reka kwifata nk'ibintu bisanzwe kubera ko ufite ibyo kurya muri stock. No. Ndashimira Imana ko Imana yangaburiye, ndashimira Imana ko yohereje runaka akanzanira ibiryo. Ari uwo nguwo washimye n'ubifite muri stock, ugira ngo ufite ishimwe rikomeye ninde? Ntabwo ari uwo nguwo uhagaze mu rusengero gusa, ahubwo nawe kuba ufite muri stock ni igitanga. Kubera ko abandi batagira stock ariko ukaba ufite stock, kubera iki? Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Icyo nshatse kubabwira rero, umutima ushima kugira ngo ushime Imana yemere ishimwe, n'ubuzima bwawe bwa buri munsi guhora usohoka uvuga ngo nsohotse kubera Imana, ngarutse kubera Imana, mvuye kuri moto kubera Imana, iyi mpanuka impamvu itambayeho ni ukubera Imana.
umutima ushima muri byose. Imana ibafashe kandi Imana ibazigire neza, uhora uzirikana ineza. Ndashimira Imana ko Imana yamaye imyenda, yayohereje umuntu anzanira amapantaro, yari amapantaro yambawe akayamuzanira kugira ngo nawe yambare. Wowe ko batagukuburiye, ari ufite ishimwe hagati yawe nawe, ninde wowe ujya mu isoko ukigurira izawe nshya hanyuma ukabifata nk'ibisanzwe? Ntabwo ari ibisanzwe, ni ukuboko kwiza kw'Imana kuba kwabanye nawe, ni ukuboko kwiza kw'Imana kuba kwabanye nawe. Wowe urya udakora, wowe wishura inzu udakora, hanyuma nashimira Imana ko haje umuntu anyishurira inzu, hanyuma wowe ufite uyikwishurira umwaka wose. Urumva ari ibisanzwe? Ni ukuboko kwiza kw'Imana. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Irindi shimwe mwagombye kuba ufite kandi Imana ikabibona nk'ishimwe rivuye ku mutima, ni ugushima no mu bihe bidasanzwe. Kugira ishimwe no mu bihe bidasanzwe, kugira ishimwe mu bihe bikomeye utaranabisohokamo, ariko umutima ukavuga ngo nubwo ndi mu bihe bikomeye ariko Imana yanjye nihimbazwe kandi Imana yanjye nishimwe. Umuntu ugira ishimwe mu bihe bikomeye, ariko ishimwe ni umutima we ntureke gushima Imana. Uwo muntu abashima by'ukuri, uwo muntu abashima ibintu Imana yemera. Nusoma Habakuki ibice 3 umurongo ni wa 17, abariho turafata n'umwanya wo kugira ngo tuze tunasenga. Habakuki 3:17 hari amagambo yaravuze ngo naho umutini utatoha, aravuga ngo n'inzabibu nizera imbuto. Naho umutini utatoha n'inzabibu nizera imbuto, ngo bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro. Kuri 18 kumva ukuntu yaravuze ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye, amen. Aravuga ngo naho umutini utatoha. Kuri 18 yavuze ngo nta kabuza, ntabwo umutima wanjye watakaza ishimwe nubwo ndi mu bibazo, nubwo ndi mu bikomeye, ntabwo umutima wanjye watakaza ishimwe. Ujye n'iryo shimwe, iryo ni ishimwe ry'ukuri. Ntabwo dushima Imana kubera ko twabonye gusa, ahubwo dushima n'Imana kubera ko hari n'icyo tutabonye. Ntabwo ushima Imana kubera ko wungutse gusa, ushobora no guhomba, ariko Imana ikagumana ishimwe ryayo. Iryo shimwe ryo mu bigeragezo, ishimwe ryo mu bibazo, iryo ni ishimwe Imana ikunda, ni ishimwe nyakuri. Kandi igihe cyose murabizi ko ubuzima burahinduka, ntabwo igihe cyose duhora mu byiza gusa, hari n'igihe twinjira no mu byago, tukinjira no mu makuba. Ariko Imana ikunda umugabo, Imana ikunda umugore udatakaza ishimwe mu bibazo. Iyo udatakaza ishimwe Imana irabyemera. Ntabwo turirimba gusa kubera ko twahaze, hari n'igihe umuntu aba atahaze ariko ishimwe ry'Uwiteka niribure. Na Yobu byamubayeho. Yobu 1:20 amaze gupfusha abana, amaze gutakaza ya mitungo ye yose, yavuze ijambo rikomeye muri Yobu 1:20. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wari warabimpaye, none arabisubiranye. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo izina ry'Uwiteka nirishimwe. Reba gushima Imana, kugira umutima ushima no mu makuba no mu byago. Kugira umutima ushima no mu byago no mu makuba. Gushima nyakuri nuko duhuye n'intambara, Imana ishimwe. Duhuye n'ibibazo, Imana nishimwe. Twahaze, Imana ishimwe. Twabonye, Imana ishimwe. Ntitwabonye ariko Imana igire gute? Ishimwe. Imana irabikunda, Imana ikugirire neza. Turimo turavuga ijambo gushima nyakuri, ni uguhora iteka ryose uzirikana iby'Imana yakoze kandi ukabiha agaciro. Imana nikugirire neza, Imana nigufasha no mu bihe bidasanzwe, ntugatakaze ishimwe. Uburyo bwa nyuma ari nabwo turi busorezeho tunasenga, nuko wowe ubwawe ishimwe Imana ikunda, gushima nyakuri, nuko wowe ubwawe uba igitambo cy'ishimwe, ukishira Imana nk'igitambo gishimwa. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Wowe ubwawe nuko witura Imana nk'igitambo cy'ishimwe. Uzi ko mu isezerano rya kera bajyaga bazana ibitambo by'amashimwe, bajyaga babikora, ariko nuko wowe ubwawe uba igitambo, hanyuma ukitanga ku Mana, ukaba igitambo cy'ishimwe. Kuvuga ngo hanyuma hamwe n'iby'Imana yakoze no mu bintu byavuye mu maraso ya Yesu, havuyemo Jean Paul, havuyemo runaka, hanyuma Imana yakubona ikavuga ngo mu maraso y'umwana wanjye havuyemo ishimwe ryitwa Jean Paul, mu maraso y'umwana wanjye havuyemo ishimwe rya pastor runaka, mu maraso y'umwana wanjye havuyemo ishimwe ry'umuririmbyi runaka. Ukajya wiha Imana nk'igitambo cy'ishimwe, wowe ubwawe ukaba igitambo kizima cyera
ushimwa n'Imana, hanyuma mu by'Imana yashoye hakavamo wowe usa gutyo ushimwa n'Imana. Imana ibane namwe kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma y'ibyo byose ukajya uvuga ngo Mana, ibi byose wakoze nzajya nkuzanira ibitambo by'amashimwe. Hari ibitambo by'amashimwe biba muri Bibiliya ngo byuko turi amahoro. Ukajya uvuga ngo mu byo nungutse ndajyana ituro ry'ishimwe yuko n'amahoro. Mu gushima Imana nyakuri nuko utagombye kwibagirwa no mu butunzi bwawe ukajya ushima Imana, ari gutanga 1/10. Ukavuga ngo Mana, wamaye kunguka, wamaye gukora, wamaye kwiga, wamaye gukora akazi, wamaye gukora ingendo, hamwe n'ibyo byose wankoreye nkuzaniye 1/10. Hamwe n'ibyo byose wankoreye nkuzaniye amaturo y'amashimwe. Hamwe n'ibyo wankoreye ngiye gusangira n'abakene. Hari abo wansumbishije, washize hejuru kuruta bariya, kuruta n'abariya, bariya nabo reka njye gusangira nabo. Ibyo byose ukabikora mu buryo bwo kuyishimira. Uko niko gushima Imana nyakuri. Imana nibagirire neza, Imana ibane namwe. Ibyo byose wumva warabikoze neza, hanyuma niba utarabikoze neza ukwiye kubwira Imana ngo mbabarira. Hanyuma wowe ukwiye gusaba Imana imbaraga kugira ngo tujye tubikora neza. Gushima Imana nyakuri ni ukutibagirwa aho Imana, ni ukutibagirwa iby'imbaraga Imana yageze gute yakoze. Icyo nicyo kintu cya mbere. Gushima Imana nyakuri ni ukutibagirwa iby'Imana yageze gute yakoze by'imbaraga. Kutabyibagirwa, guhora ubizirikana. Nabirondoye mu buryo bw'agakiza, mu buryo bw'umurimo wagabiwe, hanyuma naho Imana yagukuye, hanyuma no mu buzima bwa buri munsi guhora ubizirikana. Icya kabiri nakubwiye nuko no mu bihe bitandukanye, mu bihe bikomeye n'ibyoroheje, ugomba guhora ushimira Imana. Hanyuma uburyo bwa nyuma, itanga nk'igitambo cy'ishimwe. Hanyuma nyuma y'ibyo byose uzane mu nzu y'Imana, no muri ubu buryo bwose uvuge ngo Mana warakoze, Mana wageze n'ibi, warankijije ndagushimiye, wankoreye n'ibi ndagushimiye. Ukahora iteka ryose ufite umutima ushima. Kwiganyira no kwigaya, ndavuga ngo Mana ko nabaye gutya, oya, iby'Imana yakoze ni byiza kuri wowe. Kuba uri muremure, Imana ishimwe, bishimira Imana. Kuba uri mugufi, bishimira Imana. Kuba uri wirabura, bishimira Imana. Wikwihindura, shima uko Imana yakuremye, kuko nubwo waba wirabura tsiri usa n'Imana, nubwo waba ufite inzobe nyinshi usa n'Imana, uri mugufi usa n'Imana, uri muremure unanutse usa n'Imana, ubyibushe usa n'Imana. Uko ngukuri bishimira Imana kandi bikuvuye ku mutima. Kandi ujye uvuga ngo ndagushimira ko wandemye neza Mana, ndagushimira ko wandemye, ndagushimiye ko wamaye uruhu rwiza. Nuko nguko umuntu w'Imana yagombye guhora azi imbere y'Imana ashima. Yesu nabanezeze muri byose kandi Yesu abagirire neza. Hari icyifuzo ukuyemo cyo ko wakora ishimwe Imana ishaka. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho. Ntukajye ushima byo ku magambo, habwa ubuzima bwawe bwose wowe gushima Imana. Hanyuma ibyo ukoze byose, hanyuma ujye uvuga ngo Mana ndagushimiye ko ari wowe wabingejejeho. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Uwo mwanya wawe ni ukubera Imana, ahantu ugeze ni ukubera Imana. Ntukabyibagirwe, hora ubizirikana. Iryo niryo shimwe nyakuri. Dusenge, hanyuma Imana ibikwigishe ibyinshi utarusobanukiwe, ibigutoze, ibikwigishe. Mana Data ndagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko urimo kutwigisha kuramya nyakuri no gushima nyakuri. Mana Data, uduhe kuzirikana no guhora twibuka iby'imbaraga wakoze, guhora tubirekoneza. Uyu mubyeyi, uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, ubafashe mu izina rya Yesu. Ntitukibagirwe imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Nta muntu watugejeje aho tugeze, ahubwo ni ukubera wowe Mana. Hanyuma rero reka imitima yacu ikomeze itekereza iby'imbaraga Imana yacu yakoze. Hanyuma mu byo waduhaye no mu byo watugabiye udushoboze kugushima nyabyo. Urakoze kubikoze, urakoze kubyumvise. Ukomeze gutanga umugisha kuri twebwe twese twari turi muri iri teraniro. Ukomeze kudushyigikira no kudufasha no kutwigisha kugushima uko ubishaka. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Yesu abaho umugisha. Mwarimu arakoze kutugezaho iri jambo ry'Imana. Reka mbahe devoir mbere yuko dusenga Imana cyangwa umukoro, nk'abaramyi, nk'abahimbaza Imana, nk'abashima Imana. Munyemerere dufate Bibiliya zacu,
Imana yatanze inzira nyinshi zo kuba dufite Bibiliya. Muri telefone birashoboka, ushobora no kuba uyifite mu ntoki zawe aho wari uri ukurikiye ijambo ry'Imana. Nyemerera dufate Bibiliya zacu durambure Zaburi 145. Ntabwo ngiye kwigisha, ariko ndagira nk'abaramyi tuzirikane iby'Imana yakoze dusomeye Zaburi. Niturangiza turasoza n'ubundi dusenga. Amatangazo yo ni yayandi asanzwe. Tuzakomeza tuzaterana ku cyumweru n'ubundi mu masaha ya 3 hari iteraniro rigeza saa 4 n'isaha imwe. Turabararitse. Ikindi nuko tuzakomeza umurimo wacu wo gukora nk'abaramyi, nk'abaririmbyi, nk'abashima Imana, nk'ab'Imana yagize ibyikorera. Burya nubwo ufite akaboko kavunitse ariko kaba karanakuweho, ariko ugomba gushima Imana ukabati Imana kaba karavuyeho, ndagushima ko kakiriho kandi hari ukuntu kazakira. Imana nishimwe cyane. Reka rero tuyisome tuyizirikana, hanyuma niturangiza turasenga dusoza. Iravuga ngo Mana yanjye, Zaburi 145 umurongo wa mbere turawusoma dukurikirane neza. Rwose nzi neza ko nkurikiye, kandi aya magambo uyumve neza nk'umuntu ushima Imana, nk'umuntu uhimbaza Imana, nk'umuririmbyi, nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu wizira ijambo iki cyumweru cyose. Haravuga ngo Mana yanjye, Mwami wanjye, ndagushyira hejuru, nzaguhimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye, nzagushima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka urakomeye, ni wowe gushimwa cyane, gukomera kwawe ntikurondoreka. Haleluya. Abibihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe, bababwira iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Murongo wa 6, abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba. Nanjye nzavuga gukomera kwawe. Imana nishimwe. Umurongo wa 7, bazagukurikiza kugira neza kwawe kwinshi, baririmbe gukiranuka kwawe. Urumva no kuririmba birimo, hazabaho kuririmba gukiranuka k'Uwiteka. Umurongo wa 8, ngo Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremwe byose. Natwe abantu turabo yaremye. Imana nishimwe cyane. Umurongo wa 10, ngo Uwiteka ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza, bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga wakoze n'icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Imana nishimwe. Ubwami bwawe ni ubw'iteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo ibihe byose. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Imana nishimwe. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, ngo kandi azumva gutaka kwabo abakize. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye ryera. Amen. Mwami Yesu, turagushimira ijambo ryawe. Ibihe byose tugomba kugushima, igihe cyose tugomba kuguhimbaza. Turi mu nzira tuguhimbaze, turyamye mu nzu tuguhimbaze, turi mu modoka tuguhimbaze, twakoze impanuka tuguhimbaze.
haleluya. Ibiryo byabonetse tuguhimbaze, ibyo kwambara byabuze tuguhimbaze, inzu tubamo ziduhenda mu bukode tuguhimbaze, ndetse n'ubukode bwabuze tuguhimbaze, bwabonetse tuguhimbaze, twateranye tuguhimbaze, tutateranye tuzi yuko igihe cyose duterane nawe mu mitima yacu tuguhimbaze. Mana, abo waremye bose turaguhimbaje, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Mwami, abakumenye turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Urakoze kubw'ijambo ryawe tumaze kumva, kandi urakoze kuko ugiye gukomeza kutugirira neza. Ibyo waremwe byose, ibihumeka tuguhimbaze, ibifite imirya mitoya n'ibifite amajwi arenga nabyo biguhimbaze, ibihumeka byose turaguhimbaje. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze kubw'amagambo yawe meza tumaze kumva. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Turashoje rero. Amatangazo dufite ni yayandi dusanganywe, nta cyahindutse, nuko dukomeza gusenga Imana, tuzirikana yuko hari igihe mu bihe bizaza tuzabona n'umwanya wo kongera guterana. Ntabwo tuzi ari ryari, ariko Imana turimo gusenga Imana ngo izadukingurire. Nawe rero ukomeze usenga Imana, kandi ukomeze ukora umurimo w'Imana, nta uguhata ahubwo uhatwa n'Imana. Imana nishimwe cyane. Rero ndagira ngo tugusabire umugisha kubw'imirimo myiza witeguye gukora yo gutanga amaturo na 1/10 n'inyubako. Ibyo byose ni imirimo uhatwamo n'umwuka w'Imana. Utawufite ntiyakora iyo mirimo, ariko uwufite arayikora. Reka rero tugusabire umugisha. N'ubundi ndaza gusaba mwarimu Jean Paul watwigishije muri iyi minsi 2 asenga Imana, agusengera Imana. Turangije icyumweru, tugiye kuzafata ikindi. Imana izakomeze kubana natwe, iturinde. Karibu mwarimu usenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko wabanye natwe muri aya materaniro, tugushimiye ko wabashishije abari muri tekinike, umuyobozi wa gahunda, abateranye. Tugushimiye ko kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi ku wa gatanu wabanye natwe, kandi n'ejo bundi ku cyumweru uzakomeza ukabana natwe. Utwigishe kukuramya nk'uko bikwiriye, utwigishe kugushima nk'uko bikwiriye, kandi tubikore neza mu bushake bwawe, kandi tutanyuranije nuko ijambo ryawe bidusaba. Utubashishe muri byose, tubabaramyi beza, tubabashima beza, mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tanga umugisha kuri buri umwe wese twabanye mu ijambo ryawe. Tanga umugisha ku bateranye, tanga umugisha ku bari muri tekinike, tanga umugisha ku muyobozi wa gahunda, tanga umugisha ku bakozi bawe muri rusange, tanga umugisha mu itorero, tanga umugisha mu gihugu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Kandi abagiye kurambura ibiganza bagatanga icya 10, bagatanga amaturo, hanyuma bagatanga n'imisanzu y'inyubako, bagafasha abakene. Mana Data, ubarambure ikiganza, ubohereze umugisha, kuboko kwawe kwiza komeze kubana natwe muri aya masengesho yateguwe muri ADPR. Komeze kuduha ibihe byiza, komeze kubashisha abigisha, ufashe abazaterana twese, kandi tuzabonere mu mugisha no kunguka mu buryo bukomeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Cyambuza gushimira uwo mwami yambereye umufasha mu bihe byose twagendanye, yambereye utsinzi mu bihe byose turi kumwe.